Yego gakwe. Kevi wanayima agacupa ko. Ako gakwe wibagiye ko ejo ni pasiteri yatubwiye ko inzoga ari umwanzi wacu. Erega na Yesu aratubwira ngo dukunde abanzi bacu. Allo. Allo. Ariko gakwe kuki muri salo y'imisatsi z'abagore nta radio ziba? None se hari radio yumva indi? Allo. Ni kuri butike ngende gakwe. Yego niho gakwe. None se ko narose nkoherereza amafaranga wayabonye? Allo. Kevin gakwe. Ese gakwe waguze phone? Oya turi kuvugana nkoresheje televiziyo. Allo. Gakwe uko narose turi ku mazi wanguriye ifi, inkoko n'umuvinyu. Bebe uko nanjye narose babituzanira tukabirya ukahita wishyura fagitire. Allo. Ariko bebe ko numva warakaye. Narakaraza. Ariko gakwe banza umbwire impamvu wasibye amafoto yanjye muri telefone yawe. Erega bebe njyewe nagufashe mu mutwe. Allo. Umva Kevin birangiye mbonye akazi ko gutwara imodoka muri Buralirwa. Gakwe none uranyiranye sinkukira pe. Ubonye akazi ko gutwara muri Buralirwa. Oya si ukugukirana ahubwo harya nyibutse agituye henga impanuka ya mbere nzayikorere ku irembo iwanyu. Allo mabuja. Yego gakwe. Ya 500 wasize ku meza nyaguza amayinite kugira ngo nkubwire ko ikibiriti cyashize. Ariko man katari nge gahini wishabere simbe nyanga wari inka ya nyangara nkaba narindi no mu babamye Yezu uranyimira cy'amafaranga. Allo. Ariko gakwe nubu wasinze. Reka gakwagiye umunsi ndimutaraga pe. Ariko gakwe uziko amafaranga upfusha ubusugura inzoga wayabyaza umusaruro. Ibyo ndabyumva nako yabyazije umusaruro pe ariko ikibazo sinigeze niga ububyaza. Allo. Ariko gakwe. Yes. Ubundi rurimi bahamagaramo inka ngo ish nudwikiye gihugu. Yamaye inka ni ikinyarwanda ntabwo warutsiko sirindi zina ry'inka ari ishimwe barihina rikaba ishi. Allo. Ese gakwe nukubera iki tubona umurabyo mbere yuko twumva inkuba? Nukubera yuko amaso yacu ari imbere y'amatwi. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Niko bavuga. Niko bavuga. Nayi nicaye mbonye wicaye hano. Uvuga ati ushobora kuba usenga. Okay, gusenga aho ndasenga. Ikibazo nsanze udasenga. Sanze nasenga. Kubera yuko iyo umuntu avuze ngo Yesu ashimwe. Uvuga ati ahimbazwe. Ntabwo bavuga ngo Yesu ashimwe nanone. None si utavuze ngo ahimbazwe ubudasenga nicyo bisobanuye. Ntabwo ubura umukristo wuzuye. Umukristo wuzuye. Uri igice cy'umukristo. Ndi igice. Urambwiye ngo ngiye ndi igice. Oya, cy'umukristo. Igice. Cy'umukristo. Ngansengera. Ariko ntabwo nkunda abantu baseka. Okay. Iyo turi mu isengesho guseka ni Satani. Ni Satani. Ubu ni Satani unsekeje. Sinese ko nta wundi muntu turi kumwe ubwo se we Satani. Okay, kwanza ibyo tureka tubireke. Wambwiye ushaka kungira umuntu wuzuye mu masengesho n'amasengesho? Yes, mu masengesho ndashaka kugira urumva? Harukuntu uretse gatoya. Tubanze twumvikane ku kintu kimwe. Hari ukuntu buri igice. Mu myizerere. Mu myizerere. Utuzuye neza. Ntuzuye. Yes. Ntabwo nuzuye. Ntabwo wuzuye ariko nubyumve nabi. Ntabwo wuzuye mu bintu bijyanye n'imyizerere y'Imana. Niyo mpamvu nshaka kuyuzuza. Kugira ngo nupfa uzajye no mu ijuru kubera yuko buriya ibibazo ni byinshi biri ku isi n'ejo bundi wabona unapfa. Ariko ugapfa wizeye yuko ujya mu ijuru kubera yuko nabigizemo uruhare. Rero muvandimwe Imana yakunumyeho ngo gusengere rwose. Kandi buriya amasengesho ajyana n'ituro. Ituro rigera no ku Mana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Muri Bibiliya haranditse ngo buriya reka nkubwire ngo
uzakunde Imana. Pasiteri uzakunde komeza nta kibazo. Pasiteri agomba kuba azi ijambo ry'Imana muri Bibiliya naho ryanditse, arizi no mu mutwe. Komeza uzakunde. Nese kujyanye telefone. Oya, none se suri pasiteri twambwiye. Uzakunde uzakunde Imana niwe wari ugeze. Azi bawugambye. Ayawe kuyajya ndabona ari hatari. Basi ngaho ngurira kandi ka kabiri akangaka dore nabo kari bumaze no mundi niko nashaka. Kumbure n'igisinzi. Aroga kwegesheri wanje. Karame kibasumba. Shanda gukunda cyane. Nanjye gukunda nk'inyimwe ku mugabane. Ariko ubundi Gakwe, ari ngiye n'inzoga ni icyo ukunda cyane. Ariko Kevin sheri wanje wariyera. Umva Gakwe winjijisha. Ndi kukubaza kandi ngiye kukubaza bwa nyuma. Ari ngiye n'inzoga urahita mwiki. Umva rero sheri icyo kibazo gikeneye agacupa kamwe kugira ngo nyumve neza. Allo. Yego Gakwe. Ese sheri mwimukiye he ngo nongere ngaruke ngusure? Unsura he ko twimutse kandi aho twimukiye kuzahamenya uje gusaba no gukwa. Allo. Yego Gakwe. Kevin wanaye magacupa ko. Ako Gakwe wibagiye ko ejo ni pasiteri yatubwiye ko inzoga ari umwanzi wacu. Erega na Yezu aratubwira ngo dukunde abanzi bacu. Allo. Gakwe we nta kintu wari ufite habe n'udwara rwo kwishimisha. Urancukunera imwe. None se nkubwira ko ari wowe gusa mfite wumvaga bisobanuye iki? Nshimbemereza amafaranga yanjye. Mbese niyo uri konyishyuza gutya mwa? Mbese ari amafaranga menshi. Mbese ntabwo aronze kunyigisha ngo ntakwishyura. Niba ukiri kwivugisha uzamuhereza amafaranga yanjye. Ese kode ko nta telefone mfite hano kandi bayashyize kuri telefone. Ibyo ntabwo bindeba. None se uri kumva biragenda gute? Igare ryanjye kuryiga kandi ngoze ryereka nkubwire ni ukuvuga ngo ndi umwarimu wigisha igare ariko wabyigiye Beijing mu Bwongereza. Iri gare niho nari ritumije. Ni ukuvuga ngo iri gare ryanjye rifite automatique na manuela muri byo. Ni ukuvuga ngo wize iri gare ryanjye ntabwo moto yakunanira cyangwa igare ry'abanyonzi cyangwa he. Ni ukuvuga ngo iri gare ryanjye ni original copy paste from Zimbabwe, Tanzania, no iri gare nabikubwiye rimeze neza. Rero kwiga kuva hariya kugera hariya uramigiko. Nene subundi reka nkubaze. Usanzwe wigisha igare cyangwa ari ngi wa mbere ugiye kwigisha? Oya humura izina ry'Imana ndi mwarimu urenze teacher. Ongeraho teacher nubwo nitwa mwarimu nitwa teacher. None se ndakuvuga. Nitwa teacher ntabwo nitwa mwarimu. Ndagwanga. Gukata hano kugera hano urama igihumbi cyonyine. Ariko urarimo naryo nditwara. Igare se? Bigwaye ngo ritware se wabona nayo maye mwa. Umva ndagwijana. Ego gitari cy'amahanga iki? Ndagwijana. Wabona yisize yigize ukajya afite amafaranga ijana mwa. Ijana se urumva atari amafaranga. None ijana namabuye. Sha ijana ni nkaho ari amabuye. Ubwo se amafaranga ijana kuko amafaranga ijana nkuko muri iki gihe aracyamaze. Amaze. Ijana ntabwo ari amafaranga ijana atashyirishamo n'inkingi. Ntabwo ari amajerekani. Amafaranga ijana utajya no guhagisha. Ntabwo wajya kugura amajerekani ukaryoza ko nduzi risa nabi. Akareka gira 900 nacyo mureke. 900 nawe uracyakora. Nawe ndakugabanyiza kuko uri umukiriya wanjye. Umva ngiye kubera ko ntakunda kujya mu biciro cyane ngiye kukubwirira rimwe kandi ndakubwira arabaraye. Angahe? Ndakwa desi. Yego mane igendere. Nigendere desi. Igendere ngiye ntabwo nk'ubugoro ntabwo ngiye nakora desi. Umwarimu wigiye Beijing mu Bwongereza umwarimu wavuye igare bwe. Kare kagenda. Nigendere ushobora no gusanga utazi no kwigisha. Ngaya yazana. Akubura uko tugiye. Yazana. Hari ukuntu ugira nyine ugapfa kwemera. Yazana ntacyo. Yazana. Mu gitondo oya yazana igabanya amagambo yazana. No kuri telefone ushyira nayo kubika. Ayo gukata se yiki ntanikira. Akira. Kubona ibintu bigenda gusa. Ubu ngubu ngiye kwigishiriza kuri kwitondanya ku mafaranga yanjye uguranyigisha. Ubu ngiye kwigisha kuri desa koko ni nko kubireka. Ni nkaho mba ntakwigisha. Ni nkaho mba mwigishirije ubu. Ni nkaho mba mwigishirije ubu. Ubu wasanga nangwishije hasi ubwo uri kwivugisha. Uri rigare. Ukubona ibikobwa bigenda gusa kugira ngo bigira n'amafaranga. Yahe. Neza ko uri kwivugisha. Uri rigare sha gabanya amagambo. Sawa. Nana. So.
nutarinyigisha ngo ndifate urayansubiza aho jya hejuru se jya hejuru ujya hejuru fate kandi umumisi buretse itonde nawe witonze wishase twagiye ahubwo twagiye nyonga musenzi we igihe naguherera igare none urabona wanyangirije akazi urabona igihe wantindirije rekura ujya ukina n'abandi umusenzi meza amafaranga yanjye mbese niyo uri kunyishyuza gutya mwa mbese ni amafaranga menshi mbese ntabwo uranze kunyigisha ngo ntakwishyura niba kiri kwivugisha nzamuhereza amafaranga yanjye ese kode ko nta telefone mfite hano kandi wayashyize kuri telefone ibyo ntabwo bindeba none se uri kumva biragenda gute gakwe uwigize agatebo bamutwaramo umuneke nigeze nigase nari izina ry'Imana ngiye nigeze nigase si bimwana none se ni ukuvuga ngo bino bishyimbo bikoze mu buryo bw'inkoko utetse mu buryo bw'inkoko wumva neza cyangwa ndetse tugutuma ibiryo hano n'iki uyu mukozi nitesha mutwe twagutumye boss wawe ari ibiryo erega buri ibiryo bidahari na boss naba mfite none se ubundi ibi aya niyo masani mwakira abakirisitu cyangwa uvuye kuzana iby'iwanyu mu rugo aho umuguze ngaho ni ukuvuga ngo none ko mbona uri kubyirira ubundi ariko niwe urabyishyura hano kugira ngo umukiriya tumuheke neza amenye yuko mbega kugira ngo tumwereke ko ibiryo bitaroze turabisangira inkoramo umva reka numve ukuntu ibiryo bimeze nawe wumva nta kibazo bino biryo bifite karite ubundi mva baby ibyo biryo bireke wamuretse akiri ako se muko ubundi kankuba ndiko mbona urimo urarya nkaho uranzanye hano mu mazima 30 se ntabwo uzi ko ushonje ureke yiri azi ko ari ubwa mbere dusohokanye kumbi nuko nguko utamira reka ibintu bibaho unabyishyura reka njye ntabwo ibiryo nabyishyura wowe gutya nk'inuza reka wabibonye ibyo umva nkubwire umva bajya nkubwire turimo gusohokana n'utugabo twa feki tudafite epfo na ruguru wowe mureke urigaragaruka icyuma neza ko tutari buke ntabwo umva bajya nkubwire umva nyine reka ibi ngibi twanabihwanyiriza ikibazo se kiri ibi ngibi ko twanabihwanyirizamo yewe nawe ibi twabihwanyirizamo wowe ntugire ikibazo urumva kumva sarizi ko urimo n'utubuto se none kandi uri nakiza we uriya yari yakubwira kuri mwiza yamuhubwo muzanye usegeza wubira ko wambaye n'agasaha keza ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu yakubwiye kandi kiriya gihungu buri ubusore bw'inzobe buba ari inyuma nta kintu bwageraho kuri gahunda kandi ngewe buriya kuri gahunda nabikora neza ruzungu yakoze bw'inzobe byo wenda nibyo se kuko urya gusa utamvugisha ngewe abonye ibiryo none ngenze kuvuga ahubwo nawe menye ugira inda nako inda iyo urayifite hari ikibazo se turi kumirije mu mbere nzu nawe mu bubere urakomeza urya nta kibazo sibyo se kuri kubyanga se ko so ufite ikibazo mbanze nirire arabimaze we